nitwa Filimoni Comedy mwadusanga. Itangazo nabamenyesha ko uyu munsi ari umuganura rubere ku kagari ka Mbarara, ariko ubundi ubu umuganura ukaba umaze tuzuye bagatererwe ndabitubiyemo uyu umuganura tujye mu muganura ariko mudugudu nawe saa 12 ukaba uzindukiye ku muntu umuganura ariko ngaho ibaze noneho tekereza igihe nabahereye mbabwira mu nama ko kuri iyi tariki ari umuganura ukaba utariteguye nyine nari mbaje kujya hariya hepfo ku kabari ngo mbanze mfate kamwe ka mu gitondo saa 4 siko nari mwavuze nari kuba mageze. Ese wibuka yuko nababwiye ko dufite umushyitsi mukuru uraza kudusura kuki mutubahiriza ngo muze tujye mu muganura ko ayiwe kagire vuba niteguye nta kibazo ahubwo se ikibazo madamu yaranyingiranye ngajyanye irahene muri ziriya nyama zitoshye hakurya ngo mu nyama zitoshye nyine mu nyama zitoshye n'ikitumbo n'iki rwose noneho gira vuba rwose uze tujye mu muganura. Muyobozi muraho Befani muraho muyobozi nizere ko tujye mu muganura ntabwo usiga mu muganura wumve ko nemeye no gusigira nk'uko yanjye natayijyanye mu gisambu njya kwishakira igishimangiro kugira ngo itaza kunyereza. Rero umuganura ntabwo natuma uncika inkoko wari uyijyanye mu gisambu umuganura wubaho mu gisambu ngiye kwishakira igishimangiro. twagiye rwose tujye mu muganura tujye mu muganura ubundi se cyangwa umudugudu ko nyibeshye ndabona hoze mubwira ngo ahindukira kanga niyo mpamvu nakerewe nagira ngo uriya mudugudu nagira ngo natamuha ku nyama amadamu yarayanekeye ariko nagende ndamusangayo. noneho tukaba dufite n'umushyitsi mukuru uraza kudusura ariko rero ndera mutazi ariko umuganura ngo mbanze nguca umuzizi ngubu mwebwe murabona gusa ni ku muganura mbanze nguca umuzizi mwazanye ko imbere muyobozi turabakunda cyane rwose banza ubucuruzi zumve neza atamuganura rwose atamuganura nawe atamuganura rwose musanga kumuganura noneho urumva urabona iraziyo kilometero umuyobozi ajemo ureka umuganura ariko si uko mu mabyici n'ibiniga ni ukuri ariko se biriya bintu mbona bizinze mu makomajya nimufungureho nta kibazo tubanze tuganureho. uyu rero ni umutima wa kinyarwanda uyu niwe tugiye ako si kwahiranwe n'agahinda koko. ababyeyi nimwegera imbere namwe mufate ku muganura. ni ukuri ndabona akada noneho kegutse. ni ukuri murakoze kuri iki gikorwa kibereye hano cy'ubusabane tuganire. umuntu arenza kuri imitsima tuba tumaje ariko twagira ngo rero tubagire mubanze akose mubanze nyine mu bumbe erega nicyo cyiza cyo kugira abaturage bitanga bakagira n'ubusabane. kandi n'igihe gitoya dufite dusabane ari ngombwa kubaho nubwo erega buriya 2020 ntabwo twakoze umuganura bitewe n'uko covid
kiriya kinyagwa ngo ni kovide koko ase mwa abaturage mwe ba Kingogo buriya iriya kovide muyivuga hiki ikintu nendaga kumaza nashaka kubaza ibibazo rwose ubundi umuganura niki umuganura rero tudatinze mu magambo bana twubakiye akagari gashya ese mwakabonyera twagatashe rwose akagari kambarara rwose kameze nta kibazo reka tureke gutinda ducunguze uburyo umwete reka dutahe tuzasubira ubutaha uyu wari umuganura pe mwabonye ukuntu wagenze arimo arayabogora mwabonye ukuntu wagenze umuganura genza umuganura banza wumve ukuntu maho twumve karamirika pe ariko si wabyumva uyu ni